cy'u Rwanda. Mbere ya byose dushimye izina ryawe ryera. Ni weho Mana nyakuri iri kumwe n'abakerubi n'abaserafi. Ni wowe uteye ubwoba, ni wowe guhindirwa umushyitsi muri iyi si, ibyaremwe byose bikakubaha. Mbanje kugushima ko ari wowe wemeye ko nongera kugaruka kugira ngo data mwiza wo mu ijuru mbi igikoresho wikorere. Imbere y'ubwiza bwawe ntacyo mvuze rwose, ndagayitse mu maso yawe, ariko kuko ushimye ko nongera kuba igikoresho nk'impanda, nk'abakanwa kawe ukivugira, wemere Kristo ubutumwa ngiye kuvuga ntaba ari njye, ahubwo aba ari wowe. Aba ari wowe gusa wivugira Kristo, kugira ngo uburire abatuye isi, abaza kumva ubutumwa bose bugira abo bakura, bugira naho bubageza. Mu izina rya Kristo Yesu ugabanye umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa. Icyo gusa duheje ni imyuka mibi n'imigambi yose ya Satani burizwemo. Muriro w'Imana utwika ukongore gukora kose ku mwanzi, kugira ngo data mwiza ubwo uri gutegura umugeni wawe ugiye kugusanganira uzamwishyire nta kizinga nta n'umunganyari. Ni wowe gusa wicaye kuri ya ntebe y'icyubahiro, ukaba ufashe inyenyeri ndwi mu kiganza cyawe. Ni wowe Mana yera uzacira imanza abazima n'abapfuye, abakomeye n'aboroheje, abazungu n'abirabura. Ndakwinginze nyemerera ubu butumwa butabara imitima ya benshi. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe, muraho bene data, nshuti z'umusaraba, abankurikiye hirya no hino. Ni ukuri ndongeye ndagarutse ngewe Riziki Chantal. Ni ukuri haraciye iminsi ntaboneka, ariko noneho byabaye ngombwa ko nongera kugaruka, kuko burya iyo igicu gihagaze ngo mu Bisiraheli cyahagarara barahagararaga, cyakomeza n'ubundi bagakomeza urugendo. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nongera kugaruka kuri uyu murongo, kuri cano ya Riziki Chantal. Kubw'ibyo rero hari ijambo umwuka w'Imana yampaye kugeza ku batuye isi. Ni ijambo riboneka ry'umuhanuzi Yeremiya 21, n'ubundi ku murongo wa mbere aba ariho duhera. Haragira hati: ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka igihe umwami Sedekiya amutumyeho Pashuri mwene Maraki na Zefaniya mwene Mesaya w'umutambyi ati: ndagusaba ngo utubarize Uwiteka, kuko Nebukadinezari umwami w'i Babuloni aje kuturwanya. Ahari Uwiteka azatugenzereza nk'uko imirimo ye yose itangaje ingana, kugira ngo uwo mwami asubireyo ye kudutera. Nuko Yeremiya arababwira ati: uku niko muzasubiza Sedekiya muti: Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya iti: dore ngiye gusubiza inyuma intwaro z'intambara ziri mu maboko yanyu, izo mwarwanishaga umwami w'i Babuloni, n'abakarudaya babagose bakubye inkike mbateranirize muri uyu murwa. Kandi nge ubwanjye nzabarwanisha ukuboko kurambuye, ukuboko gukomeye, ndetse mfite uburakari n'umujinya umujinya ukaze. Nzica abantu bo muri uyu murwa, abantu n'amatungo bizicwa n'icyorezo gikomeye. Kandi hanyuma y'ibyo, niko Uwiteka avuga, Sedekiya umwami w'Abayuda n'abagaragu be na rubanda, ndetse n'abasigaye muri uyu murwa bose barokotse icyo cyorezo n'inkota n'inzara, nzabagabiza Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'ababisha babo n'abahiga ubugingo bwabo, kandi bazica inkota. Ntazabareka cyangwa abagirire ibambe, habe no kubagirira imbabazi. Kandi ubu bwoko uzabubwira uti: uku niko Uwiteka avuga ngo, dore shyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo.
uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo, ariko uzasohoka akayoboka abakarudaya babagose niwe uzabaho, kandi ubugingo bwe nibwo azatabarura. Kuko mpoza amaso kuri uyu murwa kugira ngo nkugirire nabi, sinawugirira neza. Uzagabizwa umwami w'i Babuloni, nawe azawutwika, niko Uwiteka avuga. Amen. Bibaye ngombwa ko nongera kugaruka, kuko Imana yashimye yuko nongera kuvuga impereza ubu butumwa ngo mbugeze ku batuye isi. Nuko rero bene data nshuti z'umusaraba, ahangaha ngo umwami Sedekiya atumyeho Pashuri mwene Mesaya ngo na Zefaniya mwene Mesaya w'umutambyi, batuma kuri Yeremiya ngo amubarize Uwiteka icyo Imana yabiri kuvuga muri iki gihe tugezemo. Imana iravuga iki? Nuko yaragiye guhanuza kwa Yeremiya, nta nubwo ari no kwa Yesaya. Byibuze ngo hazemo inyoroshyo bwa buhanuzi buryoshye bw'ibi bihe bwo guhanurirwa ibitangaza, ibintu byiza. Oya, yaragiye kwa Yeremiya. Noneho rero Yeremiya aravuga ngo mutubarize Uwiteka. Ahari Uwiteka yatugenzereza nk'uko ubuntu bwe bwose butangaje bungana. Sedekiya nta mirimo yari afite ngo avuge ngo ahari Uwiteka yakwibuka imirimo twakoze. Turi mu gihe abantu badafite imirimo ibyo bibutsa Imana, kandi mwabwiwe kenshi gushaka ingingo ibarengera, ariko abantu mwaribagiwe. Mwibuka ijambo ryo mu Gutegeka kwa 2 ibice 8 duhereye ku murongo wa 14, aho naho haravuga ngo uramenye ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa, gutyo muri bwa butayu bukomeye, ikagukura amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugabura amanu y'abasogokuruza bawe batigeze kumenya. Uramenye ntuzibagirwe. Impamvu Imana itubuza kwibagirwa, ibigira ngo twibuke aho twavuye, tubashe gukora ibyiza, twe gukora ibibi. Ariko turi mu gihe abantu bibagiwe Imana. Nukuri mwibuke imihigo mwari mwarahize. Bamwe muri mu kaga, imipango ibamereye nabi, impiri, amasasu, mwibuke 94 amaraso yamenetse. Mwibuke abantu mutatana, bamwe bajya mu myobo n'ahandi, mubyibuke. None ka bamwe bapfuye babarusha ubwiza n'imirimo myiza, bakabarusha gutona kuwiteka. Imana ikemera ko bapfa, ugasigara uri na mubi, ndetse uri umunyabyaha, warahize imihigo, uracyabyibuka. None ubwo akaga kaje, tugiye kubwira Imana ngo ahari Uwiteka aratugenzereza ngo uko imirimo ye yose itangaje ingana, kuko nta mirimo dufite, nta rwibutso dufite mu maso y'Imana. Abeshi twihugiyeho turarundarunda ibyo tugiye gusiga, amayetaje, amamodoka agenda, turukurundarunda iby'akanya gatoya. Uretse ko abantu tugira amaso ntitubone, ariko twarize Abanyarwanda, twarize Abarundi, mwarize yemwe Abanyafrika mwarize. Ngira ngo n'iyi saha abo muri Amerika murakiga, muracyari kubona byinshi ko iby'isi bitagira nyirabyo. Nuko nikomereze. Noneho Yeremiya umva uko yabwiye Sedekiya umwami w'Abayuda ati, uku niko muzasubiza Sedekiya muti, Uwiteka Imana ya Israheli ivuze itya iti, ngo dore ngiye gusubiza inyuma intwaro z'intambara ziri mu maboko yanyu, izo mwarwanishaga umwami w'i Babuloni n'abakarudaya bose baba kubye inkike, mbateranirize hamwe muri uyu murwa. Bene data nshuti z'umusaraba, ngiye gusubiza inyuma n'Uwiteka, si n'undi muntu. Hari intwaro Imana yashubije inyuma, intwaro za mbere. Izo ntwaro nta zindi ngiye kuvuga, ibihe byo gusenga, intwaro zo gusenga. Muri iki gihe umunyamasengesho ahindutse icyaha, habe no yaba hanze mu buzima busanzwe, mu itorero n'umunyamasengesho ntagihabwa agaciro. Ngira ngo n'abayobozi bamwe mu bashumba bamwe na bamwe ntibagishyigikira abanyamasengesho,
cyane cyane gufata bya bihe tugasenga twiyirije ubusa. Izo zari intwaro z'intambara mu rwego rwa gikristo za Pentekote, zari intwaro zakumiraga byinshi ndetse nanze no ku gihugu, zagiriraga umumaro itorero, zikagira umumaro nabo hanze abapagani. Ariko noneho kuko Imana yarangije kugira uburakari, izo ntwaro yarangije kuzidukura mu maboko, izishubije inyuma. Ariyo mpamvu umuntu yashoboraga gusenga yitata atarya atanywa, muri ibi bihe bikaba biri kumunanira. Hari intwaro Imana yarangije kutwambura. Ngiye gusubiza inyuma. Ubwo mutagikeneye gusenga Uwiteka, mukaba mukeneye ibindi, Imana nayitwaye intwaro zayo. Aha nabonye marayika ahagaze mu kirere cy'iki gihugu, mu gihugu cy'u Rwanda, mbona akusanyije amasengesho y'abera, yamuzengurutseho nk'ibiziriko by'imigozi. Mbona hirya no hino mu gihugu, hirya no hino, mbona amasengesho yabera ameze nk'ibiziriko, aramuzengurutse ageze mu ijosi. Mbona marayika aragurutse aragiye, ariko mbere yuko agenda aravuga ngo birarangiye, n'ayandi masengesho yongera kwakirwa. Ngiye kubona mbona marayika arigendeye, mbona iki gihugu kimanukiwe n'umwijima wicura burindura manuka, mbona umwijima ukoze hasi ku butaka. Nagiye kubona nanone mbonye uwo mwijima wicura burindi, nagiye kubona mbona ngewe amaso yanjye mbona inkota nini cyane mu kirere. Ngiye gusubiza inyuma intwaro z'intambara izo mwarwanishaga. Niba bitemewe ko umuntu ajya mu butayu, mu buvumo, abantu Kristo batajya mu rusengero uko biboneye, intwaro Imana yarangije kuzitwambura. Ni ukuvuga ngo nta ngingo ihari y'ubutabazi mwarwanishaga, ngo kandi njye ubwanjye nzabarwanisha ukuboko nimara kuzitwambura giduteraniriza hamwe muri uyu murwa. Ngo kandi njye ubwanjye nzabarwanisha ukuboko kurambuye, ukuboko gukomeye, ndetse mfite uburakari n'umujinya, umujinya ukaze. Bene data, nzabarwanisha ukuboko kurambuye, n'Uwiteka ubivuze, ndetse ukuboko kurimo umujinya, umujinya ukaze. Bene data nshuti z'umusaraba, bantu b'Imana, hari umujinya, iyo umuntu yagize umujinya, ngira ngo nta kintu cyapfa kumukuraho ubwo burakari. Umujinya utera gufata ibyemezo byinshi. Umujinya, noneho umujinya ukaze, muzacunga aba bantu bari kwicana, umugore akica umugabo, umugabo akica umugore, haba habayemo kugira umujinya, ndetse umujinya ukaze. Umujinya ukaze bijya bituma umumama yibuka yakubise umwana we w'agahinja akabemba kagakubita urushyi, yakibagirwa karakana, ukibuka mukubise urushyi wenda ngo nuko amurumye, wenda umwana kubw'ibihanga atangiye kumera amenyo kuko ari kumuryo kuntu, akibuka yarumye mama watari uko amwanze, ariko nyina akava mu rushyi kubera umujinya ukaze akakubita ako kabebe atakagiriye imbabazi. Umujinya ukaze ujya usenya ingo. Umujinya ukaze ujya utuma twicana, sinabona uko mbivuga, ujya utuma abantu barugana. Umujinya ukaze ujya utuma abantu bahimbirana ibintu by'amadosiye bikomeye. None rero Imana nayigize umujinya, ngo nzabarwanisha ukuboko kwanjye kurambuye. Bene data, niba ari muri uyu murwa tubare kwihagaze, wenda ndatanga ingero zahondi, n'urugero niba ihagaze Igisenyi cyangwa igahagarara i Kigali, ikabona umutinganyi Butare, ngo nuko iri kurwanira i Kigali, uwo mutinganyi n'ukuboko kurambuye iragusingira, nta satima zirimo. Nibona umucuraguzi ikabona umurozi Kibungo, ikamubona mu Mutara, dore barwanishije mu Bugesera. Yaba bapfumu harimo abarangije kuvuga ngo ni ibyamamare mu bupfumu, dore Imana ibarwanishije umujinya ukaze. Waba uri pasiteri, waba uri padiri cyangwa musenyeri, uri we wese ikagusanga mu busambanyi, dore ko harimo n'abantu bitwa ngo bihaye Imana usanga babitsa amakarito y'amapridance. Ibyo byose nibona ikariti wawe ya pridance ije kukurwanisha ukuboko kurambuye kurimo umujinya ukaze, namwe mwibaze niba Uwiteka yagize umujinya ukaze uko biri buze kugenda. Ncyambere kuduteranyiriza hamwe, kandi twarateranye muri mu midugudu muguwe neza, ariko bigiye kuba byiza ku Uwiteka kuko agiye kubarwanisha umujinya ukaze. None atabarwanisha umujinya ukaze, ko nagiye kubona
muri iyi minsi ubwo narindi ku